Yes, hello. Hari ukuntu twagiye twumva kenshi ngo moto za Spiro ziriyagiserera cyangwa se ngo ishobora kuba ihagaze igahita igenda nta muntu uyikozeho. Urugero ukayishyira nko ku maguru abiri wiparitse ariko ukajya kubona ivuyeho igihe nka metero ebyiri nta muntu urimo urayiyagiserera kandi igenda cyane ifite umuvuduko nk'uwa 20 ku isaha, kilometeraje 20 ku isaha. Ibi rero wakibaza ngo biterwa n'iki? Kandi turabizi ko hari abantu bashyashya, abamotari bashyashya bari kugana moto za Spiro batarasobanukirwa ibi byo kwitwara, ese nibyo cyangwa se biterwa n'iki kugira ngo babashe kubyirinda bitabatera ingaruka zikomeye cyane. Ni ukuvuga moto ya Spiro yo mu bwoko bwa Spiro imaze amezi 6 mu muhanda ikora buri munsi, iba ifite ibyago byinshi byo kuba yakangirika umuriro. Urugero urabona nk'iyi video nabashyiriyeho hano, nari ndi kuzamuka Kimironko ndi gukora ubushakashatsi kuri izi moto, nari ndi kuzamuka Kimironko, urabona ndi kuzamuka umuvuduko arimo 20 kilometeraje ku isaha kandi ntabwo ndi kwegiserera. Urabona aha ngaha ni ukuzamuka hano Kimironko munsi ya gereza, murabahazi ko hazamuka. Urabona ko ndi kuzamuka nafashe ku muriro, uraza gukomeza ubona witegereze iyi video. So aha ngaha ibirimo iriyagiserera washyizemo ya vitence ya gatatu narazibegeretse vitence 3 uburyo zikora. Vitence ya sport iba ifite imbaraga ku buryo ishobora kwiyagiserera. So umuntu uhaparika umugenzi, uyu muriro wiyagiserera yaparika umugenzi mu gihe amuhereje casque, moto igahita yiyagiserera agahita agonga abandi bahagaze cyangwa abantu bamuhagaze imbere. Ibi ngibi biterwa nuko kwa kundi uba uri kwinjiza moto mu nzu, wenda ari ahantu hateye nabi. Urabizi i Kigali ahantu tuba dutaha abamotari haba hameze nabi ukuntu, ukagenda uterura moto uyisunika, uterura ufashe kuri wa muriro. Iyo ukomeza uyiterura uyisunika, ibi ngibi byangiza umuriro ukaba wapfa mu buryo bworoshye. Ibi ngibi rero iyo umuriro umaze kwangirika, iriyagiserera bituma igihe cyose iri ready muri taburo handitsemo ijambo ready yakiyagiserera mu buryo bwuzuye. Mu gihe umuriro upfuye cyangwa se ukagira ikibazo, niki cyakubwira ko wapfuye cyangwa ugiye gupfa? Iyo uri gukanda kuri parikingi, kara kabuto ka parikingi nijyemo bikagorana kujyamo, ni ikimenyetso kigaragaza ko umuriro wawe ugiye gupfa. Ikindi kigaragaza ko umuriro wawe ugiye gupfa ni cya gihe ushobora kwatsa moto hakazamo ready wakegiserera bikanga, ugasanga uri kwegiserera bikanga, umuriro wawe uba ugiye gupfa. Uko ushobora kuyikoraho igihe ubishakiye bikanga, ni nako uziramo igihe we ubishakiye ushobora guhita wiyagiserera. So iyo rero turabona abamotari benshi bari kuza muri Spiro ari bashyashya batamenyereye bya Spiro ngo ni ibiki. Nimba uje muri mushyashya ugakubitana n'umuriro wapfuye, parikingi ntabwo ikora neza cyangwa se iriyagiserera, nawe urabibona n'ukuntu ujya kuyiparika ukabona ipine irikaraze cyane y'inyuma cyane. Icyo gihe icyo ugomba gukora ni iki? Nimba utarabona amafaranga yo guhita ukoresha umuriro, parika uhite umanura agasitade ko ku ruhande kahita kashyiramo parikingi, ntabwo yakiyagiserera. Ikindi hagarara ukuboko kumwe kwafashe feri y'imbere, igihe za feri za dinamo zicometse, ka gaferi ka dinamo nzakabereka igihe gacometse, ntabwo yakiyagiserera ngo bikunde. So uba ugomba kwitwararika cyane igihe cyose uhagaze ukamanura agasitade kugira ngo itiyagiserera cyangwa ugakata konake. Ni ibintu bibiri ukwiye gukora igihe umuriro wawe wapfuye. Aho wawukoresha rero nimba wapfuye, aho wawukoresha nimba wapfuye, nge ntago ndi kwamamaza. Igihe umuriro wagize ikibazo wagana mu Ngandi Masoro ahakorera igaraje rya Spiro bakakugurisha undi muriro. Ariko hanze hano hari n'andi magaraje menshi abagurisha umuriro wa Spiro kuri 15,000. Hari na Kimisagara aho bashyiramo umuriro wa Ampasadi bikatwara 8,000 no kuwushyiramo birimo. Ntabwo iba ngiba ari ukwamamaza, ahubwo ni ukukurangira. Urabizi hari abamotari bari kuzamo ari bashyashya, atazagenda ejo bakamuca nk'ibihumbi 50. Ikindi ari no kukubwira ngo reka nkugukorere ngo ntuzongere kwiyagiserera. Ibyo akora byo bimara iminsi mikeya cyane, ukongera ikiyagiserera. Icyo wakora ni ugushaka ibiceri ugagura undi muriro mushyashya. Hari n'undi muriro uturuka mu Bushinwa ukorwa n'Abashinwa, iboneka hariya Kagugu, nayo ibikomeye cyane. So nakugira inama rero yo gushaka ibiceri ugashyira mu ndi, naho iyo wapfuye uriyagiserera. Mushuti wanjye John yagonze umunyonzi wari ufite igicuba cy'amata, hanyuma
birukanka begura cya gicuba cy'amata ngo amata atabogoka, ariko moto bayishyize kuri stade ngo begura ayo mata. Ayo bari bamaze kwegura, bari kwegura andi, moto yahise yivana kuri stade ya Sipiro ihita igonga n'ayasigaye. Abari bari aho n'urwenya rwinshi bati Sipiro ibonye twari dusigayemo iravuga ngo reka naturangende numene. So nibyo byari byateye ibyo byose, ni ugupfa k'umuriro hanyuma hakabaho ukwiyagiserera. Njye ndi H Papier, hano ni kuri Myavu TV. I love you.